Kuba indirimbo yanditse neza cyangwa se kuba ifite amagambo aryoheye amatwi ntabwo ari byo bituma iyo ndirimbo ikundwa n'abatari bake hano ku isi, gusa nakubwira ko bimwe mu bintu bituma indirimbo runaka ikundwa n'abantu benshi ni imyandikire yayo ndetse na biti ikozemo. Hano abenshi dukunze kwita kuri biti y'indirimbo ariko tukavuga ko umuhanzi runaka ari umuhanga ukagira ngo niwe warakoze iyo biti, gusa hariho abantu baba bihishe inyuma y'ubwiza bw'indirimbo dusanzwe twumva mu majwi meza ndetse n'injyana nziza iryoheye amatwi, abahanga cyangwa se mu ndimi z'amahanga bise melodi y'indirimbo. Ibi nibyo byatumye twebwe nk'Inuma Media tugenda tukagucukumburira bamwe mu ba producers batanu bahagaze neza mu Rwanda cyangwa se generation y'aba producer mu Rwanda barimo barazamuka neza bakadukorera indirimbo nziza kandi tukazikunda turi benshi cyane. Kurikiraho nta kindi usabwa hano ku Inuma Media ni ukanda subscribe, ubundi ukajya urushaho gukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku wundi uko bwije n'uko bukeye, ubundi ukajya urushaho kubana natwe akantu kandi ako tuguhaye kose ukajya ukamenya mu ba mbere. Ku mwanya wa gatanu rero w'aba producers bakora indirimbo zigakundwa cyane hano mu Rwanda kubera ngo harinde, nta wundi bamwita producer Koz. Uyu nguyu akora studio ya Country Record. Country Record ni imwe mu nzu zitunganya imiziki hano mu Rwanda, dore ko uyu producer Koz ari umwe mu ba producer twamenye batunganya indirimbo nyinshi kandi zigakundwa hano mu Rwanda. Nakubwira zimwe mu ndirimbo ziwe zakunzwe harimo nka Ni Forever yakoreye The Ben, Pyramide cyangwa se Teta yakoreye Kevin Kade, Kurura ya Bushari ya Juno Kizigenza, Amayoga ya Kevin Kade ndetse na Flow With Me ya Shema Tato, Afrique ndetse na Bushari. Producer Koz ni umwe mu ba producers bahagaze neza hano mu Rwanda kandi bakora indirimbo zigakundwa cyane, dore ko no kugira ngo akorere indirimbo we imwe agumuhereza ibihumbi saga 500 yose y'amafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa kane wa producers bakora indirimbo kandi banahenze hano cyane mu Rwanda turasanga uwo nta wundi ni Ayorash. Ayorash ni umwe mu ba producers bakomeye cyane hano mu Rwanda. Uyu nguyu arikorera ku giti cye, nta rebo n'imwe cyangwa se inzu itunganya umuziki Ayorash abarizwamo, gusa nakwibutsa zimwe mu ndirimbo Ayorash yaba yarakoze zikanogera amatwi y'abantu benshi cyangwa se zikajya mu mitima y'abantu benshi, dore ko ziba zaranze no kwibagirwa. Nakubwira indirimbo nka Away ya Juno Kizigenza, Ariel Ways, You Should Know ya Ariel Ways, Stay ya Kenny Soul, Bakalo ya Papa Cyangwa ndetse na Ish Kevin, Soja ya Juno Kizigenza ndetse na Bwiza. Izi ni zimwe mu ndirimbo eshanu zakunzwe cyane hano mu Rwanda zakozwe na producer Ayorash. Ayorash rero nawe kuba yagukorera indirimbo imwe gusa ya audio umuhereza amafaranga asaga gato ibihumbi 600 y'amafaranga y'u Rwanda. Ayorash rero ni umwe mu producers bakora indirimbo zigakundwa hano cyane mu Rwanda, dore ko ari umwe mu bigaruriye imitima y'abenshi ndetse n'abahanzi benshi bakaba bamugana ku bwinshi cyane. Ku mwanya wa gatatu rero wa producers bakora indirimbo zigakundwa cyane hano mu Rwanda nta wundi turasanga producer ni Kiz. Kiz rero nawe yikorera ku giti cyiwe. Producer Kiz yakoze indirimbo zirakundwa cyane, nakubwira nka producer nk'indirimbo nka Funga Macho yakoreye Kizigenza Bruce Melody, Rara ya Akiri n'Umurundi ndetse na Chris Easy, Amanota ya Dani Nanone, Fake G ya Arina Sano, Confirm ya Dani Nanone. Izo ni indirimbo za producer Kiz cyangwa se mwite Prince Kiz, umwe mu ba producers b'abahanga bakunzwe cyane hano mu Rwanda. Producer Kiz rero akunze gukora indirimbo bamwe mu bantu bakagenda bavuga ko yashushiye indirimbo z'inyamahanga, ariko producer Kiz akubwira ko ari umwe mu bantu bazi gutunganya imiziki kandi bazi no kwandika amwe magambo y'indirimbo, dore ko Dani Nanone akubwira ngo njyewe Dani Nanone nta wundi muhanzi najya gukoresha, nta wundi producer najya gukorera indirimbo usibye kwa producer Kiz, kuko niwe unkorera indirimbo zigakundwa kandi zikamenyekana cyane. Producer Kiz rero arikorera ku giti cyiwe, nta rebo n'imwe akoreramo, dore ko twamenye cyane akorera muri rebo ya Country Record ya Nopja, kuko nimwe mu marebo nayo yazamuye aba producer benshi hano mu Rwanda. Producer Kiz rero tumusanga ku mwanya wa gatatu wa producers bahenze kandi
gukorera indirimbo zigakundwa cyane hano mu Rwanda, kuko indirimbo imwe kuyikora gusa aguca asaga miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda. Wakwiyotse ku mwanya wa kabiri ninde uhari? We banza ukanda subscribe hano ku Numa Media, ubundi ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku wundi uko bwije n'uko bukeye, tujye tubana 5/5. Ku mwanya wa kabiri rero uwo producers bakunzwe cyane hano mu Rwanda turasanga Element Ere, akorera 155 AM, ni imwe muri rebo zitunganya imiziki hano mu Rwanda. Murayizi cyane ni umuherwe Coach Gael. Rero producer Element mwamenye cyane mu ndirimbo nka Hands Up yakoreye Bruce Melody, Inana yakoreye Chris Easy, Food Twaya Roskana ndetse na Bruce Melody nawe ubwe yaje kuza kuyiririmbamo Samoya ya Bruce Melody ndetse na Mirere yiwe ku giti cye. Producer Element rero ni umwe wa producers bakunzwe cyane hano mu Rwanda, dore ko yigaruriye imitima y'abantu benshi mu buhanga budasanzwe, haba ari mu gutunganya imiziki igezweho ndetse no mu kwandika indirimbo bimwe bya gihanga cyane. Producer Element akubwira ko we usibye no kuba yagutunganyiriza umuziki cyangwa se beat y'indirimbo akawukora melody yayo, we abya abasha no kuba yaririmba, dore ko yakoze indirimbo nyinshi cyane ziramenyekana nka Kashe, Mirere ndetse n'iyi Food twa Producer Element yaririmbyemo, dore ko yaje no kuyaprodinga kuri YouTube channel yiwe. Bemuraki indirimbo Food yitwa iya Element ku mbuga nkoranyambaga. Element rero tumusanga ku mwanya wa kabiri wa producers bakunzwe cyane hano mu Rwanda, kandi barimo barakora ibintu bidasanzwe cyane. Gukorana nawe indirimbo gusa aguca amafaranga asaga miliyoni n'igice y'amafaranga y'u Rwanda. Wakwibaza uti ku mwanya wa mbere turasanga uwuhe mu producer utunganya indirimbo zigakundwa hano mu Rwanda? Ku mwanya wa mbere naho ndi bamwita Park G nawe akorera Country Record, rebo yazamuye aba producers bakomeye cyane hano mu Rwanda. Park G rero ni umwe wa producers bakomeye cyane hano mu Rwanda, dore ko twamukunze cyane cyangwa se twamenye mu ndirimbo nka Kayobe ya King James ndetse na Maniac, Abahungu yakoreye Gino Kizigenza, Ndatinya yakoreye Region, na Reme ya Goponda ndetse na Bushari Bushido, Dan Zebo yakoreye Gabiro Gita ndetse n'izindi ndirimbo nyinshi cyane. Park G ni umwe ma producers b'indirimbo barimo barazamuka neza ku ruhando rwa muzika hano nyarwanda, kuko ari umwe barimo barakora imiziki igezweho kandi mu njyana nshyashya abantu batari basanzwe bamenyereye. Ni umwe mu bantu bazanye ikintu bita Afro Gako hano mu Rwanda, ni injyana bivugwa ko ari injyana ivanzemo Afrobeat ndetse n'injyana ya gakondo ya Kinyarwanda, kuko ari umwe mu bantu bazanye iyo mpinduramatwara nk'indirimbo Abahungu ndetse na Kayobe zakunzwe cyane mu Rwanda. Bivugwa ko ari igitekerezo cye kandi ziri muri njyana. Park G rero ni umwe producers bakunzwe cyane hano mu Rwanda, kandi bazi nabo kwandika indirimbo cyane, kuko izi ndirimbo nyinshi yagiye ashyiraho ukuboko kuye mu kuzandika, haba Akayobe ndetse n'Abahungu yakoreye Gino Kizigenza. Park G rero gukorana nawe indirimbo imwe gusa aguca amafaranga asaga miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Wakwiyotse ni amafaranga make gusa ku ndirimbo ya audio, ano ni amafaranga menshi cyane. Park G rero dusanga ari we uyoboye producers bahenze cyane kandi barimo barazamuka neza hano mu Rwanda. Ikisabwa na kindi kanda subscribe, ubundi ugena muri comment ubwire ati Inuma ndikumva aha hantu hari ibintu wakoze twifuza ko wazagarukaho, cyangwa se hari ikintu runaka twifuza ko wazagarukaho. We nta kindi ni we mwebwe tubereyeho nta bandi. Jya muri comment tubwire, ukande like, share na comment, ubundi tujye tuhabana 5/5. Amakuru yose ni ku Numa Media. Caca mugire umunsi mwiza, ndabakunda cyane. Njya kugezaga ibi ngibi ni Rumenera Inuma.